Yes, kaze kuri mwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru bya UR Update TV. Nk'ibisanzwe rero ngira ngo nk'uko mubibona twongeye twagarutse tuza gusesengura ndetse no kubagezaho byimbitse amakuru y'ibyihishe inyuma y'ifungwa ry'iyi Chatel Malala. Nk'uko RDB yasohoye itangazo ejo bundi ku itariki 22 z'uku kwezi ivuga ko ihagaritse by'agateganyo iyi hoteli kubera gukora mu buryo butemewe. Ni byinshi byagiye bivugwa, mwibaza ikintu cyaba cyihishe inyuma y'iri fungwa ry'iyi hoteli, cyane ko yari imaze iminsi iri guhwihwiswa cyane cyane icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Benshi mwagiye mubibona ngo ibibazo by'umwanda, ibibazo bya serivisi mbi, gusa ibyo ntaho bihuriye no ku ifunga ryabyo, kuko RDB yasohoye itangazo ivuga yuko itegetse ko ibikorwa by'iyi hoteli Chatel Malala bihagarara nyuma y'uko iperereza ryakozwe ryagaragaje ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo bikaba itarubahirije amategeko y'ubukerarugendo, biba ngombwa yuko ihita ihagarikwa by'agateganyo. So rero nyuma y'uko ibyo byose byagiye biba, ngira ngo murabyumva yuko icyatewe iri fungwa ry'iyi hoteli ni uko ngo yakoraga nta ruhushya igihe cyose yari imaze ikora. Gusa nyine ukaba wakibaza ati se mu myaka 2 yari imaze ikora gute ibyo bintu bitabashije kuba byamenyekana, cyangwa se kuki batabibonye mbere hose, iyo myaka ikarenda yashira nyine ikora nta ruhushya. Ariko nyine nuko bimeze. Aka kanya RDB ikaba yavuze yuko mu gihe gikorwa igenzura cyangwa se bakireba igikurikiraho, itegetswe kuba ifunzwe kugeza igihe bazabasha kuba babiganira ndetse bakaba banashaka ibyangombwa kugira ibashe kuba yakomeza gukora. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru iyi hoteli yabashije kuba yafungwa, kugira ngo hakomezwe hakore iperereza, cyane ko n'ubundi yari iri kugaruka mu itangazamakuru, abantu binubira serivisi bari guhabwa. Kugira ngo mwakomeje mubibona ibyahabereye mu bukwe bwa ba Makenzi, ngira ngo murabizi ibintu byahabereye, imibu yagiye igaragara, utuntu tw'udusimba mu biryo, ibintu mbese bitari byiza, bitayihesha n'isura nziza muri rusange, kuko uyirebeye inyuma ntiwatekereza yuko ibintu nk'ibyo birimo, cyane ko ari hoteli nziza kandi iri mu zikunzwe muri iki gihugu, ifite na view nziza. By the way, iyi hoteli iherereye mu karere ka Karongi, akaba ari iri, bityo rero nyine byagaragajwe ko nta byangombwa muri rusange iyi hoteli yari ifite, bityo bituma bihagaritswe by'agateganyo. Benshi mwibazaga ko byaba ari ibintu wenda benshi mwakomezaga kwibaza ikintu iyi hoteli bayifungiye, ni icyo ngicyo. Murakoze cyane.